bantu twasozanije agace ka mbere k'inkuru y'urukundo ndetse n'ubuzima bwa Sharon ndetse na Ethan bavukana. Iki ngiki ni igice cya kabiri cya filime yacu. Gusa mbere yuko dutangira, reba neza ko wakanze subscribe kugira ngo ugende uyikurikira kuva ku gace ka mbere kugeza kuri finale rwose. Barakwerekana aha ngaha twagarukiye ubwo Ethan yabonaga Sharon yambaye agakufe, agakeka kari kakandi mama wabo yabahaye bakiri abana. Wibuka ko uyu mukobwa Sharon ukuntu byaje kumugendekera. Ubundi Sharon yavukanaga na Ethan, ariko nanone mama wabo akinnye cyane. Hanyuma rero ubwo Ethan yari umwana muto yarwaye, bafite imyaka igera muri 6, rwose Sharon bahise bamutwara, umuryango ukize wahise umutwara kugira ngo kwa Ethan babone amafaranga yo kuba bavuza Ethan. Hanyuma umuryango w'abakire wadubita Sharon gutyo, ari nabwo umuryango w'abakire ukimara kubyara abana kuko wari warabuze urubyaro, wahise rwose uhaya amafaranga uyu mukecuru kugira ngo ajye kwirerera ajye kurera Sharon. Ubwo nibwo uyu mukecuru yaje gusigarana Sharon, hanyuma mama wa Ethan nawe agasezeranya Ethan yuko rwose nakura bakabona amafaranga bazajya gushaka Sharon. None hano umusore rwose yabonye amafaranga yarakize, yaje muri gahunda yo gushaka umukobwa, ariko na n'ubu ntaramenya ko umukobwa arimo gushaka ari uyu nguyu bari guhura buri munsi. Umukobwa nawe yarebye akantu bari bamuhaye ko kwambara mu ijosi agashaneti, yibuka mama wamuririra avuga ati mwana wanjye, ati rwose igenda uri kura muryango w'abakire, ati nimbona amafaranga nzagaruka murebe. Bisa nkaho mama w'uyu mwana yamugurishije, ariko nanone mama we yarakinnye cyane, kandi ikindi yatamuha abakire ngo bamwitwarire, ntabwo rwose yari kubona amafaranga yo kuvuza Ethan yari gupfa. Umukobwa yarabyibutse amarira aragwa, yibutse yuko adaheruka guhura n'umuryango we. Arangije aravuga ati nyogoko, ati rwose mbere y'ibyo byose, ati gira mbanze nkujyane kwa muganga, dore wakomeretse bakeneye ko bakuvura, ati ibyo ngibyo urimo byihorere rwose, ati ibyo ngibyo turaza kuba tubikora. Yuko ko hano aribwo rwose yari wahoze akundana n'uyu nguyu Sharon, yari yaje rwose gutesha umutwe yazanye amabandi akabakubita ashaka gutwara iyi nzu. Umukobwa yaravuze ati rwose, ati reka mwitwarire kwa muganga. Kumbe barakwereka muri ako kanya wa muryango w'abakire wahaye umukecuru Sharon kera akiri umwana, waje aho ngaho nyuma y'igihe kinini rwose umukobwa amaze gukura. Umugore yaje avuga ati wagakobwa rwose, ati ndabona warakuze mu by'ukuri bihagije pe, ati hanyuma y'iki gihe cyose ariko mama, ati ntabwo warekeraho kurera uwo mukobwa. Uka ko uyu muryango w'abakire watanze Sharon ubwo bari bamaze kubyara impanga zabo nazo bari bazizanye rwose, umukobwa n'umuhungu. Barangije baravuga ati Sharon we, ati rwose twagutanzeho amafaranga menshi cyane ahagije, ati iki nicyo gihe rero kugira ngo nawe utwishyure amafaranga twagutanzeho. Umukecuru hano arangije aravuga ati ariko we gute watinyuka kubwira gutyo uyu mwana uzi ko ari mushiki wawe? Ubwo bari kubwira umukobwa umwe muri za mpanga zatumye rwose Sharon bamukura mu muryango w'abakire bakamutwara kuri uyu mukecuru. Sharon bakimuserereza rwose yahise akubita agakobwa kari aho ngaho urushyi, arangije arakabwira ati gute watinyuka kumenyera? Sharon agikubita umukobwa w'aba bakire bo kwa Graves. Wibuka ko ariyo mpamvu Sharon nawe yitwa Sharon Graves, nuko uyu muryango w'abakire rwose wamutwaye ugahita umuhindurira izina ukamukuraho sho ukamwita Graves. Ari nayo mpamvu uriya muhungu ngo ni Ethan atajya amenya ko ari wowe mukobwa bavukana. Umugore uri hano yaravuze ati wagakobwa we, gute umaze gutinyuka wumva ko yuko wamubitira n'abana, atuzi ko uyu mwana uri gukubita ari wowe watumye tukwirukana tukakwikuraho. Umugabo uri hano yahise avuga ati ariko se kutangiye kubwira Sharon nabi, atuyobewe gahunda yatuzanye, ntumbaze ngo ni iyihe gahunda yazanye aba bombi hano. Barakwereka rwose agakobwa kacagaho kagunga Sharon, ubona yuko kamurakariye. Barakwereka Mr. Grave yaje kwicara hano rwose, ari nawe ukuriye uyu muryango. Wibuke ko ari we wakuye Sharon kuri mama we. Yaravuze ati none se Sharon we, ati ubu ngubu wowe uri kubona amafaranga twagutanzeho, uri buze kuyatwishyura gute? Ati hanyuma y'iki gihe cyose uri hano, ati uyobewe yuko hari amafaranga rwose twahaye umuryango w'iwanyu bakuduha, ati rero kuba barakuduhaye natwe tukaza gusanga tutagukeneye tukibyarira abana bacu, ati ni ngombwa yuko amafaranga yose twatanze uyatwishyura, kandi ugomba gushaka ubundi buryo uyishyuramo. Umukecuru yumvise aba bana b'ibintu baje hano bavuga rwose bazanye n'abuzukuru, aravuga ati ariko se mwabana mwibyo murimo ni ibiki? Umukobwa uri hano nawe yaravuze ati cyane rwose, ataka agakobwa kugomba kwishyura amafaranga mwagatanzeho. Umukecuru arangije aravuga ati ariko se gute mwatinyuka kubwira umwana muto gutyo? Mr. Grave arangije aravuga ati mu by'ukuri Sharon, ati n'utuntu tworoshye cyane, ati urabona muri iyi minsi nyakubahwa Sho yaje muri iyi karitsiye kandi ni umukire cyane. Umukobwa arangije aravuga ati none se ushatse kumbwira ko ushaka kungurisha kuri nyakubahwa Sho?
umukire Graves arangije amubwira ati wapi ntago aricyo mvuze, atari kurabona nawe urakuze kandi n'uriya musore rwose muri mu kigero kimwe, ati rwose wagenda mukaba mwakundana, ati ni bwo buryo bwonyine bwo kuba watwishyura amafaranga yose twagutanzeho, ati cyangwa se niba ufite ubundi buryo butwishyuramo miliyoni 40 ati cyangwa ubundi ugira ngo kuba mama wanjye yarakureze ni umubyeyi wawe, atari ubundi nawe twakabaye tukwishyuza no kuba mama yarakureze, ati ubu dufite amadeni menshi ugomba kutwishyura, kandi aba bakire mu by'ukuri bakuye umwana kuri mama wabo baha nyina wa Sharon amafaranga ngo avuze umwana, ariko nuko bari barabuze urubyaro bari bakeneye ngo nabo bibonera umwana wo batunga, ariko nyuma y'uko bamaze kubyara impanga bahise bamushyira mama wabo ngo amurere. Sharon yaravuze ati okay, nta kibazo niba bisobanuye yuko amafaranga yanyu yose mwatanze ku muryango wanjye ndabanyabavuyemo, ati ndibukora ibyo mushaka, ariko hanyuma y'ibyo ngibyo turaba turangijanyije. Numbaze ngo aba bakire Mr Graves ndetse n'umugore we ni icyo bakeneye kuri Mr Shaw, uyu nguyu w'umukire w'umusore uje muri iyi karitsiye vuba, wibuke ko ari we mushoramari urenze muri iyi karitsiye, bose hano rwose baramwubaha bashaka uburyo bagirana umubano nawe. Wibuke ko uyu Mr Graves ndetse n'umugore we bapanze ndetse bategetse Sharon yuko agomba gukundana n'uyu nyakubahwa Shaw, uyu musore ukiri mutoya, kugira ngo rwose babone uko bagirana isano nawe. Murabizi by'abakire namwe baba bakeneye kugira communication. Barakwereka umukobwa Sharon hano yaje yambaye neza cyane, wibuka ari kuri gahunda nawe ibyo ari gukora ntago abishaka, ariko nanone bamusabye kuba yakundana n'uyu Shaw, kandi twe turabizi neza yuko Sharon ndetse na Mr Shaw bombi baravukana, ariko nta n'umwe urabimenya. Barakwereka umukobwa yaraje yigongesha umusore hano, umusore rwose basanze yanyweye inzoga nyinshi yasinze, ariko ntumbwire ngo ni gute yasinda, hano rwose hacyuzuye abantu benshi, bigaragara ko uyu musore rwose afite ikibazo gitunguranye. Umukobwa yaramwigongesheje, hanyuma Mr Graves nawe arangije aravuga ati Sharon, ati rwose mutware mu cyumba ari buruhukiremo. Bigaragara ko uyu musore bamupangiye bakaba bamuroze, ibi byose bakaba babipanze kugira ngo Sharon aze guhita mutwara. Barakwereka Mrs Graves cyangwa se umugore w'uyu nyakubahwa Graves yahise avuga ati rwose ubanza gahunda yacu igiye gucamo, ati turabona umukobwa wacu atwaye nyakubahwa Shaw. Barakwereka nabo baje hano rwose mu karori, iki ngiki cyari ikirori rwose cya Mr Shaw cyo kuba yagaragaza business ziwe. Barakwereka aho ngaho hari akandi gakobwa nako kaje kari kubaza atari ko se nta muntu wabonye Mr Shaw. Mr Graves nawe yahise avuga atari ko se aka gakobwa ko kari kubaza nyakubahwa Shaw nakahe. Barangije baravuga ati he nyakubahwa Shaw, ati rwose bamutwaye hara hirya mu buruhukiro. Kumva abanabona abandi bakire nabo bari kuri gahunda, umugabo w'umukire uri kuri gahunda we n'umukobwa we baravuze ati se nyakubahwa Shaw yabagiye muri ako kanya, ati reka twirukanke tumushake. Bigaragara ko abagabo b'abakire hano bakomeje gupangira uyu musore bamutega rwose abakobwa babo kugira ngo babe bagirana imikoranire nande n'uyu Mr Shaw. Ariko Mr Shaw we twaribonye ko ikimugenza muri aka gace atari ugushora imari cyane cyane, ahubwo ari kuri misiyo yo kuba yashaka mushiki we, ariko icyo atazi nuko bari kumwe hano. Barakwereka umusore bitewe no gusinda n'inzoga nyinshi yahise akurura agakobwa hano aragafatirana aragasoma, gusa icyo atazi nuko umukobwa arimo gusoma ari mushiki we. Umukobwa yarikanze aravuga ati mana yanjye gute watinyuka gukora ibintu nk'ibi ngibi koko. Agakobwa kagiye kwiruka umusore yahise agakurura arangije akaryamisha hasi aho ngaho ku buriri. Wibuka ko uyu musore bamuvangiye bamushyiremo rwose ibintu, uyu musore ntabwo yaba ameze neza, bigaragara ko bari abantu rwose bamufiteho gahunda bamuteze. Umukobwa yaravuze ati mu by'ukuri ntabwo ari ibingibi bitumye nza hano. Umusore yaravuze ati wa mukobwa we nta kuntu waba utinyutse kunzana hano mu cyumba cyanjye, ati ubwo nawe hari ikintu washakaga, ati reka nze nyiguhereze. Reka turebe noneho. Umusore araje aryamane na mushiki we atabizi yuko ari mushiki we. Umukobwa yatangiye kugira ubwoba aravuga ati no, ati se kandi ibingibi bishoboka biti? Nuko umusore hano rwose ntago ameze neza, ntago tuzi ngo ni ibiki bamuvangiye cyangwa se ni ibihe bintu bamuhaye byatumye amera gutya. Umusore yaravuze ati wa mukobwa we ufite impamvu yatumye uza hano, ati icyo washakaga reka nze nyiguhe. Umukobwa arangije avuga ati oya Mr Shaw, ati ntago ari ibyo ngibyo byanzanye hano, ati ngiye narinje kugufasha rwose kugira ngo mbe nakuzana mu cyumba cyawe, ati udatekereza ko ari ibyo byanzanye aha ngaha. Umusore disi yakomeje guhatiriza umukobwa ashaka yuko baryamana, ariko umukobwa we ntabyo ashaka no kuba yaje hano rwose kwigaragaza kuri uyu musore, nuko ari Mr Graves wabimusabye kugira ngo avemo ideni bari mu muryango we. Umukobwa yatangiye gutera induru kugira ngo arebe ko hari umuntu uri aho hafi wamutabara, ariko nta muntu n'umwe wari uhari. Umusore nawe yakomeje guhatiriza avuga ati wa gakobwa tugomba kuryamana, ati ntabwo waba washyitse hano mu buriri rwose ngo ucike gutyo gusa. Umusore rero yari atangiye guca imyenda y'umukobwa, umukobwa bamukubise urushyi rwiza cyane. Umusore uri hano amera nk'ugaruye ubwenge aravuga ati ati none se, ati yaba ari wowe?
umusore ahita ava ku mukobwa. Ntumbaze ngo se uyu musore amenye ko uyu nguyu ari mushiki we. Gusa umukobwa amukubise urushyi, umusore ahita yikanga. Yashakaga ibintu byo kuba yamufatirana cyangwa ngo amufate ku ngufu, ariko umukobwa disi hano yamukubise urushyi, umusore ahita yirukanka. Umukobwa yaravuze ati mana yanjye, ati ibi bintu najemo mu by'ukuri ni ubwiyahuzi, ntabwo nakabaye nemeye ari amasezerano yaba Graves. Barakwereka umukobwa yabonye umusore hano ari mu bwogero gusa nanone ari kurohama mu mazi. Aravuga ati no, uriya musore se kandi yaba agiye kwiyahura? Umukobwa yahise aza vuba vuba arangije amukuramo. Aravuga ati ariko wa musazi urakeka urimo gukora ibiki? Ati ninde ukubwiye ngo uze hano mu mazi? Uzi ko yakwica neza neza? Umusore disi hano yikubise mu mazi. Umukobwa yamukuyemo, umusore amwitegereje arangije amubaza ati Sharon, ati se yaba ari wowe? Ese uyu musore yaba yabimenye ko uyu Sharon ari mushiki we? Yaramwitegereje atangira kumukoraho ku misatsi. Sharon nawe aribaza ati ariko si uyu musore ibintu ari kuvuga ngo ni njyewe ni ibiki ko nari kubyumva neza? Umusore disi hano yarakomeje yitegereza umukobwa. Arangije muri ako kanya umukobwa nawe ari kwitegereza umusore yibaza ati ariko atanzanaho bya bindi bye. Muri ako kanya disi umusore yahise ahwera, bivuze ngo uyu mukobwa hari abantu bamupangiye bamushyirira ibintu mu cyo kunywa, niyo mpamvu rwose atameze neza. Kumbe barakwereka Mr Graves ndetse n'umugore we bahise bahuruza itangazamakuru kugira ngo rifatire Sharon ndetse na Mr Shaw hano mu cyumba cyabo, ubundi baze kubitangaza bihite byemezwa yuko uyu Mr Shaw ndetse na Mistress Graves cyangwa se uyu Sharon ari abasheri. Barakwereka abanyamakuru baje bafotora banabaza ati ariko se kuva ryari rwose Mr Shaw afite girlfriend, kubera iki bitigeze bijya mu itangazamakuru? Umukobwa arebye ku ruhande abona ababyeyi be, bigaragara yuko ibintu byose aribo bari babipanze. Arangije aravuga ati Mr Grave ati wakigoryo, ariko ibyo abivuga mu mutwe we. Barakwereka umusore hano yazindukiye mu kazi nkaho nta cyabaye. Umukozi waza yirukanka avuga ati boss, ati hano rwose ibintu byacitse, ati ibintu byakomeye, ati rwose ati kampani yacu, ati izindi kampani nyinshi ziri gushaka yuko dusinyana amasezerano, ati nyuma yuko rwose Mr Grave ati yemeye nawe kuba yagirana imikoranire natwe, atashaka kuba yagirana imikoranire natwe kandi aravuga ko abyifuza. Ati ikindi kandi ati we mu itangazamakuru bakwanditseho inkuru ivuga yuko ufite girlfriend mushyashya ari we bita Sharon Graves. Ati ibyo bintu rwose biri gutuma kampani yacu ikomeza kuzamo ibintu by'urujijo. Umusore baramuhaye ngo yitegereze, aravuga ati si ibyo ngibyo byaba ari ibiki? Ati zana hano rwose ndebe. Umusore nawe yitegereje amafoto asanga koko bamufotoranye na Sharon ari mu bwogero. Aravuga ati sike, ati ibi ngibi byabaye ryari? Ati rwose ntabwo tuzi ukuntu byagenze, ariko bigaragara yuko bari bagupangiye. Ati ntabwo wari umeze neza rwose, byagaragaraga nkaho waguye igihumure cyangwa se wari wahwereye bitewe n'amayoga menshi. Umusore arangije avuga ati none se ati Mistress Graves cyangwa se Sharon Graves we yaba ari kubyitwara mate? Umusore arangije avuga ati twe twabonye Sharon Graves ati rwose ari kwigira nkaho nta cyabaye, ati yakomeje akazi ke nk'ibisanzwe, ati bigaragara ko ashobora kuba atabipanze ibyo kugira ngo rwose abanyamakuru babasangane mu cyumba. Umusore yaravuze ati ibyo bintu tugomba gushaka icyo tubikoraho bitaza gutuma rwose kampani zacu zijya hasi. Uyu musore rwose aba afite amakampani menshi hano ashoramo amafaranga yiwe, rero ntabwo aba ashaka ikintu cyahungabanya izina rye cyangwa se cyakica izina rye, bakaba bavuga ko uyu musore agenda rwose ajya mu dukobwa tugiye dutandukanye nk'umuntu w'umukire. Aba agomba kwiyubaha, n'ibitangazamakuru ritangaje ngo afite girlfriend babasanganye no mu cyumba cye, ubwo rwose bigomba kuba ari byo kugira ngo ataza kuzamo ibintu by'ibinyoma akavuga ati si uriya musore w'umukire ni gutya ameze. Niyo mpamvu rero n'uriya Mr Grave yahise azana abanyamakuru kugira ngo abanyamakuru nibabyemeza umusore ntabwo araza kuba afite ko yakihakana umukobwa, bahita bavuga rwose ko ari wa musore rwa mu bakobwa. Barakwereka twigarukiye hano ku kazi ka Sharon. Yaje rwose asanga mu kazi ke wa mu manager Mr Shaw yari yarirukanye yagarutse mu kazi. Manager arangije aramubwira ati ariko sukeka yuko bari kunyirukana gutyo gusa byoroshye? Ati hanyuma y'ukuntu twe twakugize wumvaga bari bunyirukane nkagenda? Umukobwa arangije aravuga ati ariko ngibyo ntabwo ari byo binzanye, ati rwose nje kureba bonus yanjye. Manager arangije aravuga ati wo kumbe ibyo ngibyo nibyo bikuzanye? Ati rwose mu by'ukuri ati ndatunguwe. Gusa umusore yahise agenda ku rugi arafungaho. Umukobwa nawe yahise yikanga kubona umusore rwose ari gufunga inzugi gake gake. Umusore arangije aravuga ati si amafaranga ushaka se? Ati si bonus? Ati rwose hano nari nayaguteguriye menshi cyane, ati nagiye kuguhamagara nayaguteguriye. Ati ariko nanone nawe ati ubwo ngubwo uri kubyumva ibyo nshaka? Umukobwa arangije avuga ati ariko mfite girl, ati mfite boyfriend, ati mfite umuhungu dukundana. Umusore avuga ati ibyo ngibyo se ngiye birandeba? Ati rwose ibyo ntabwo bindeba.
ati rero ubwo wakekaga yuko wanyirukanisha, ati byari byoroshye rwose biriya kwari uguhindura amazina yanjye, ati rwose byose bigahita birangira, ati kandi ikindi abantu bose bari muri iyi kampani abenshi ni abanyamuryango. Umukobwa amwegeye, umukobwa ahita avuga ati oya, ati se sinakubwiye ko mfite boyfriend wanjye, ati boyfriend wanjye ati ni Mr. Show. Umukobwa akivuga yuko boyfriend wari Mr. Show, wibuke ko byabereye mu itangazamakuru umukobwa naho atabishaka. Umusore yahise asa nk'umurekuye, umukobwa agiye kwirukanka ngo acike, igisore kiri hano kiba kimukubise hasi. Wibuke ko uyu musore nanone yari ashyigikiye Henry ubwo yari ari guhohotera uyu mukobwa. Uyu musore nawe akavuga ati rwose wa mukobwa we pfukama mu macupa usaye imbabazi Henry. Barakwereka hano umusore ngo ni manager yatangiye kuba yafatirana umukobwa nawe atangiye gutera induru agenda atabaza, kumbe Mr. Show nawe yari yaje kureba umukobwa ngo amubaze ibyo uko byagenze kugira bajye mu itangazamakuru. Umusore yahise aza hano rwose akubita igisore kiri hano ingumi, aravuga ati gute watinyuka koko, ati ubundi we ntabwo nakwirukanye, ati kubera icyo uri hano. Mr. Show yahise avuga ati wowe, ati n'abantu bose batumye ugaruka muri aka kazi, ati mwese ndabirukanye. Ahita abwira umukozi we ati genda unkorere iperereza umenye abantu batumye uyu musore agaruka, ati bose mubirukanane nawe. Barakwereka hano bahise bahamagara abasekirite, igisore kigenda gisaba imbabazi ati ndakwinginze rwose Mr. Show, ati rwose ungerere impuhwe, atugirire impuhwe na uncle wanjye. Ubwo uncle w'uyu musore niwe watumye agaruka mu kazi, ariko bivuze ngo bose akazi bagiye kukabura. Sharon yahise avuga ati Mr. Show, ati mu by'ukuri aturakoze kuba wanabaye, ariko uyu musore nubwo twabonaga nijoro avuga ati se Sharon ni wowe, bigaragara rwose ko zari inzoga atari yamenye ko uyu nguyu ari mushiki we. Barakwereka umusore hano yaravuze ati ariko se ubundi wabigenje gute kugira ngo ube wapanga ube girlfriend wanjye, ati rero ibyo wapanze noneho ndamutse musabye ngo tubikore bibi bya nyabyo wabyemera. Umukobwa arangije aratekereza ati oya, ati ibyo bintu rwose nana. Umukobwa ataravuga byinshi, umusore yahise amubwira ati mu by'ukuri ati ndaza kukwicura 100,000, ati ubundi wemere kuba waba rwose iki waba sheri wanjye. Umukobwa arikanga aravuga ati se none uyu musore bigenze bite, ati ariko nanone wibuke ko atari sheri wanjye wa nyawe, ati njye mfite umukobwa wanjye uba ku mutima. Ubwo umukobwa avuga uba ku mutima ni mushiki we, ati rwose ntabwo uraba uri sheri wanjye wa nyawe, ati ugomba kumenya yuko rwose arayo ndaba mwishyuye kugira ngo wigaragaze nk'aho uri sheri wanjye, ariko nanone ntabwo uzaba uri sheri wanjye. Umukobwa aravuga ati reka mbitekerezeho umwanya. Umusore arangije aravuga ati nguhaye iminota 3 yonyine kuba wabitekerejeho. Umukobwa yahise yikanga aravuga ati ariko si umuntu kari kubyirukansa. Umukobwa arangije aravuga ati ariko nanone 100,000, ati nta mafaranga menshi hano hantu sinari kuzayakorera. Umusore arangije amubwira ati nizere ko wabyemeye, ati kandi byose biroroshye, ati rero ubwo ngubwo guhera uyu munsi uraza kuza ube mu rugo. Umukobwa yahise yikanga aravuga ati se uyu musore ibintu arimo kumbwira ni ibiki? Nta nubwo rwose umusore yigezaho umwanya umukobwa wo kuba yabitekerezaho ngo yifatire umwanzuro. Arangije avuga ati ubwo ngubwo twasozanije. Umukobwa arangije avuga ati ariko nta kintu na kimwe nari nakavuze, ati kubera iki byose uhise ubyivugira wowe ukabyemereza. Umusore arangije aramwumva aravuga ati ati umukobwa nawe gusa tubitekerejeho, aravuga ati nta kibazo rero, ati rwose ndi bubanze mvugishe nyogokuru wanjye. Umusore hano yitegereje agakobwa aravuga ati ariko ubundi nk'aka gapupi ubundi kaba kari gutekereza ibiki, atoke ati reka nizere yuko nawe atari buze kubitindaho, ari buze guhita abyemera rwose, ati genda ufate ibintu byawe byose ubipakire atuze kuza duhite tujyana mu rugo. Umusore ubwo ngubwo muri ako kanya bahise babyemeza yuko umukobwa rwose agomba kuba sheri we. Umukobwa ariko nanone ugomba kumenya yuko ari ukwigira sheri we. Umusore hano amubwiye ngo ugomba kwigira sheri wanjye kugira ngo itangazamakuru koko rimenye yuko niba ryadusanganye mu cyumba ngiye nawe bamenye yuko rwose ndi umusore wiyubashye utajya urya indimi, niba bambonanye n'umuntu ari we sheri wanjye. Ariko ibyo nibyo kugira ngo yemeze itangazamakuru, kandi na nyakubahwa Grave cyangwa se Mr. Grave ibyo yari yapanze kugira ngo agirane isano n'uyu mukiri ukomeye cyane. Barakwereka muri ako kanya umusore bahise bamuhamagara baramubwira ati rwose ibyo wadusabye gukora byose birateguye, ubu ngubu noneho twagenda, ntumbaze ngo ni ibiki bari kubwira uyu musore. Ariko mukurikira akantu ku kandi muraza kugenda musobanukirwa, mwibutsa gukanda subscribe utarayikanda ndetse no gushyira igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo buri munsi tujye tukugezaho inkuru bitewe n'uburyo byifuzamo. Barakwereka umusore yahise abwira umukobwa ati kandi ugomba kwiyitaho, ati ntabwo ugomba kuzajya ujya ahantu abantu bakubona cyane. Umukobwa arangije avuga ati none usugiye kujya umuza no kugenda, ati ugomba kumenya yuko nyine ugomba kwitwara nka girlfriend wa Mr. Show, ntabwo ugomba kwitwara rwose nka kwa kundi wajyaga witwara nk'agakobwa gasanzwe. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, umukobwa yapakiye ibye byose, umusore arangije amuzana iwabo.
gusa agakobwa kibanira na nyirakuru wako baba mu nzu rwose zituwemo abantu benshi ndetse zishaje. Bakazanye hano mu nzu nziza, karangije karavuga ati mbega inzu nziza we. Umukobwa hano yaratangaye kubona inzu bamuzanyemo. Gusa barakwereka hari umugore hano witwa Nani, ari we ukuriye abakozi bo muri uru rugo. Yarabajije ati none se Mr. Show, ati ibi ngibi nibyo utangiye kujyamo, ati kandi wibuka yuko ugomba gushaka Sharon utaramubona. Arangije aravuga ati rwose ibi ngibi ntabwo bikureba, wereba akazi kawe, ati ibi ngibi ndaza kubisobanurira mama, ntabwo ari we ndi buze kubisobanurira. Umusore niko yahise abwira abakozi bari hano. Bigaragara ko abakozi bari hano nabo bazi misiyo yazanye umusore kari ugushaka nde Sharon ari we mushikiwe. Gusa icyo atazi n'ubundi ni uko uyu bari kumwe ari we. Barakwereka ukuriye abakozi ba hano witwa Nani yahise ahagarika Sharon aramubwira ati ariko agakobwa urugukiye kuri gukora ibiki, aturakeka ko ibyo wapanze byaguhira. Umukobwa arangije avuga ati ariko kuri kuntekereza ntabwo ariko ndi, kandi ikindi gihe nta nubwo Mr. Show mukunda. Nani arangije avuga ati yeye abakobwa bose bamwirukankaho nuko nguko baba bameze iyo bari kumwikururaho. Gusa twe turabizi ko uyu mukobwa nta kintu na kimwe ashaka kuri Mr. Show, ahubwo nuko n'ibyabaye ku mugoroba byari nk'impanuka byateguwe n'umuryango we. Barakwereka batangiye kumuserereza bavuga ati rero iyo myenda yawe isa nabi gutyo, ati n'ibyo bikweto bisa gutyo, ati rwose ntukomeze kubizengurutsa inzu yose, ati aho kubishyira urahazi, ati kandi ikindi nta muntu n'umwe uri bugire icyo agufasha, ati ibyo ngibyo byikorere. Umukobwa Disi yasanze abakozi bo muri uru rugo batamwishimiye habe na gato, ariko yaravuze ati ibise ngiye bimbwiye iki, atari amafaranga 100,000 rega, ati nta kintu na kimwe mwakora ngo nyaveho. Umukobwa nibyo ari gutekereza. Barakwereka umukobwa yaraje hano rwose ahantu agomba kuba yasiga inkweto ziwe. Yitegereje arebye inkweto z'umusore zirimo, ni inkweto rwose zigiye zihenze cyane ndetse ziri kumurika nk'ibirahure. Arebye inkweto zaravuga ati izi nkweto zanjye rero ntabwo nazitereka hamwe n'izindi nkweto ziranasa nabi. Yahise afata inkweto ze Disi azitereka aho ngaho ku ruhande, ubona yuko ari umukobwa mwiza kandi umukobwa wubaha cyane. Yaravuze ati rwose njyewe niba ibyo bari bunkore byose nta kintu na kimwe bintwaye. Barakwereka Mr. Grave yari ari hano rwose azindukiye ku gakawa, ari ndetse ari kwita no kuri business ze. Barangije baramuhamagara muri ako kanya ngo ni mama we wari umuhamagaye. Arangije aravuga ati Mr. Show, ni ibiki rwose wakoze, ati ibintu byawe bimeze bite? Umusore arangije avuga ati none se mama ni ibiki uri kumbwira ngiye ko ndarimo kubimenya neza? Nyina yahise amubwira ati wa musore we, ati numvise yuko uri kuzana abandi bakobwa, ati bisa nkaho wibagiwe icyakuzanye inaha. Ariko nanone umusore ahita yibuka yuko umukobwa aherutse kumubwira ko nta babyeyi agira, kandi nyina waramuhamagara amubwira ngo uwo mukobwa wo kwa Graves muri gukorana ibiki, ati ibyo ni ibiki watangiye kujyamo. Umusore araje avuga ati mama, ati rwose nubigireho ikibazo, ati ibyo ndi gukora byose ndabizi, ati kandi n'icyanzanye hano ntabwo nakibagiwe, ati ndaza kubigusobanura neza. Nyina arangije aramubwira ati mu minsi mike ndaza kuba ngeze aho ngaho, ndebe rwose ukuntu uri kwitwara. Bigaragara ko mama w'uyu musore agihari ndetse ari nawe wamwohereje kuba yashaka rwose mushiki we. Umusore nawe yaramubwiye ati rwose nimubigireho ikibazo. Gusa muri ako kanya nanone umusore ahita ahamagara babandi bamukorera, aravuga ati rwose mukomeze munkorere iperereza mumenye imva n'imvano y'uyu mukobwa turi kumwe ngo ni Sharon. Ese yaba ari Sharon Graves cyangwa se haba hari ikindi kintu ari guhisha? Umuryango wo kwa Graves ukaba wakoze ibi byose hari ikintu unshakaho. Umusore aracyari kumushidikanyaho. Arakwereka muri ako kanya yahise ahamagara abakozi, ubwo ngubwo n'amasaha yarakomeje aricuma. Umukobwa Disi hano yaraye mu rugo rw'abakire rwose, yaraye ahantu heza, ameze neza nta kibazo na kimwe afite. Barakwereka yarazindutse yumva mu rugo nta muntu n'umwe urimo, arasohoka rwose ngo atembere urugo rwose abanza narumenyere. Gusa icyiza gihari hano bamuhaye icyumba cye. Twe twagize ubwoba yuko umukobwa wabonye nararanye na musaza we. Barakwereka umukobwa akizinduka kare yasanze wa wundi ukuriye abakozi ngo ni Nani amutegereje hano avuga ati wagakobwa rero, atugomba kwicuza icyakuzanye hano muri uru rugo, ndetse turabizi neza ko uraza kuva ku izima ku mipangu yawe. Atereka kandi twizere ko ibyo wapanze byose biri buze kuguhira. Barakwereka umugore uri hano yahise yitegereza abakozi bose, bigaragara ko hari icyo bari bapanze. Bahera kuwukora amasuka aho mu nzu. Arangije aramuzanira baramubwira ati rero iyi nzu yose irasa nabi, ati nyakubahwa Show aze kujya kuva ku kazi kiwe, ati iyi nzu yose wayikuropye wayinogeje. Umukobwa aritegereza aratekereza ati iki kizeri kinini se ngo ndaza kugikora mbivemura. Umukobwa arangije aratekereza ati ariko nanone ati 100,000 ni menshi, atakubye gatatu umushahara bamaga, atari amafaranga ni menshi cyane, ibyo barambwira byose n'ubundi ndibuze kubikora.
umukobwa rwose bamubwiye ibyo gukora amasuku ubona afashe ibikoresho atangiye gukora amasuku ntacyo bimutwaye. nanarangije aratekereza atari kasa aka gakobwa kumubona kari kubikora akabyishimiye. arangije ahita abwira umukobwa ati rwose nunguwe no kubona ibyo tukubwiye gukora nta kintu bigutwaye, atereka tukure kuze kuryoherwa. barakwerekana n'ukuriye abakozi yahise avaho. muri ako kanya rwose umukozi ushinzwe kuba yakora amasuku aho ngaho mu nzu ndetse akanateka yahise avuga ati rwose akazi kanjye nako mu gikoni kandi ndumva uyu munsi muze, ati rwose uze kumenya neza ko wagiye mu gikoni ugateka kandi ukagemurira rwose Mr. Show. undi nawe rwose yahise amuzanira ati akira hano ibaketi atuze kujya muri jaride wuhira indabo. undi nawe aramuzanira ati nanjye rwose akazi kanjye nkora mu bwiherero, ati rwose uze kujya mu bwiherero umenye ko wakozeyo. abakozi bari hano bapangiye Sharon kugira ngo rwose bamwumvise ko ibyo ari gupanga byose muri uru rugo bitaraza kumuhira. ariko umukobwa yaravuze ati utu ni utuntu dusanzwe nsanzwe nukora nta n'amafaranga ndi bubone, ati none bazampa ibihumbi 100 kandi bambwiye ko bazajya bananyongera. ati rero nimushake rwose munkoresha akazi kari bunanyice, ati ngenda gakura. umukobwa rwose yakoze amasuku gusa abona amasaha yaranca arashyitse. arangije aravuga ati mbere na mbere ati hano reka mbe maretse, ati ngende neka ibyo kurya rwose kire Mr. Show. arakwereka umukobwa yaje hano mu gikoni akazi kose bakamuhariye, ariko hano yatangiye gutegura ibiryo bisa nka bya bindi mama wabo yabatekeraga bakiri abana. ese nibura Mr. Show nabona ibi byo kurya araza kuba yakibuka neza ko uyu mukobwa ashobora kuba ari mushiki we. barakwereka umukobwa Diste hano yaraje akomeza ategura bya biryo mama wabo yajyaga batekera, ariko ubona yuko we akazi ko mu rugo nubwo bakamuhaye bazi ngo barimo kumuhima. umukobwa rwose we byose ari kubikora yishimye. n'ubundi ni umukobwa wo mu bakene utuntu nk'utu rwose aratumenyereye, ni utuntu two mu buzima bwe bwa buri munsi. umukobwa yarateguye vuba arangije aravuga ati ndabizi yuko Mr. Show rwose ibi byo kurya ari buze kubikunda. umukobwa muri ako kanya yahise afata umwanzuro ngo agemurire Mr. Show. kumbe mbere yuko agerayo barakwereka yaciye hano kuri Henry, umwe wari sheri we rwose, ariko akaza kumwihinduka akamuteza ibibazo bikomeye cyane. ku bantu twatangiranye episode ya mbere murabyibuka neza cyane. Henry yahise aza hano aravuga ati rwose ntago bintunguye no kuba uje hano ngemuriye. umusore azi ngo niwe bagemuriye, ati rwose ushobora kuba uri kunyinginga ngo twongere dusubirane, ariko ndabikumenyesha yuko neza ibyo biryo unzaniye n'ubundi hari ibindi bamaye nariye. umukobwa arangije aravuga ati humura n'ubundi siwe mbizaniye, ati rwose ibi ngibi mbishiriye sheri wanjye, ati ntago ari we nari mbizaniye, kandi ikindi no kuba waranyanze, ati rwose byambereye amahirwe n'ubundi nsigaye mfite undi sheri. umusore arangije arisetsa aravuga ati ndabizi rwose ibyo si ngombwa ngo binsubiriremo. umukobwa arangije aravuga ati ariko mu by'ukuri ugomba kumenya yuko rwose iranzu ya mama ngomba kuyimusubiza, ati ntago wayiba rwose ngo biguhire, ntago wayitwaza. barakwereka umusore yaravuze ati urakeka koko si byo uri buze kubikora, ati rwose wa mukobwa we ibyo ngibyo bizaba nyuma yuko rwose ngiye maze gushyingiranwa n'umukire wanjye bita Snow, ati rwose nibwo ngiye nawe tuzagira icyo twongera kuvugana, ati kandi ikindi wenda nuza ukansaba imbabazi, ati tukaba twararana nk'iminsi ngahe dore yuko nanabikumbuye, ati rwose nibwo nzabitekerezaho nkaba nafata umwanzuro inzu yawe na nyogokuru wawe nkayibasubiza, ati naho ibindi byose uri gupanga riga ntabwo byaguhira. ubwo se urumva wakuraho umwavoka rwose waza agahindura ibintu ngiye nawe twemerekanije, ati rwose ari amasezerano yeruye ndetse anagaragara, ati ranzu narayitsindiye yabaye yanjye. umukobwa arangije aravuga ati wa muhungu uri ikirwari, ati rwose uri ikigoryi, ati ntago wakabaye ushimishijwe n'ubugoryi bwawe. agakobwa kagiye kumukubita urushyi, umusore hano yahise agafata ukuboko. ubwo na Mr. Show yari ari guca aho ngaho hafi, arangije arabibona yuko umukobwa bari kumuhohotera ku muhanda, yahise aza yirukanka aravuga ati Sharon aho ngaho uri mu biki. agihamagara Sharon, Henry yahise yikanga yuko uyu musore aherutse kumukubita. agasore kari hano rwose karatinye kabonye yuko Mr. Show ari umusore udakinishwa. barakwereka Henry yahise avuga ati nuko sheri wawe aje wagakobwa we ubundi ubumbonye. barakwereka Henry yahise yirukanka ahungira aho ngaho. Sharon nawe yaravuze ati nyakubahwa Show, ati rwose nari nkuzaniye ibyo kurya bya saa sita. umusore hano yarakaye n'umujinya mwinshi aravuga ati ariko wa mukobwa we urabizi yuko wagize itangazamakuru uri gusanga hanga uri kumwe n'undi musore, ati byateza ibyaga amakampani yanjye yose, ati ugomba kumenya yuko uri Mistress Show, ati rwose ugomba kugira uko witwara bitandukanye n'uko witwaraga, ati ntabwo ugomba gusohoka buri uko bibonye. umukobwa arangije aravuga ati ariko ntabwo aribyo byari binzanye guhura n'abasore, ati nari nkuzaniye ibyo kurya. umusore hano rwose bisa nkaho yari yarakaye ibyo kurya umukobwa yari anamuzaniye ntiyabyita ahita yigendera. barakwereka rwose wa mukozi uhora inyuma ya Mr. Show yaramuwazije ati none se Sharon haba hari ikibazo.
Umukobwa yaramubwiye ati rwose nari muzaniye ibyo kurya, atakiri uze kubimushyira, ati ngiye gusubira mu rugo, ati kandi uze kumenyera neza yuko yabiriye agakobwa disi kari hano ko n'akana keza, katitaye ko hari n'amafaranga bazagaha, ariko kari kwita ku musore. Gusa aba bombi nta muntu n'umwe uzi yuko umwe ari mushiki we cyangwa ari musaza we. Buri wese yicara ahangayitse ari gushaka uwo bavukana, atazi ko ari we babana umunsi ku wundi. Mukurikire muraza kugenda musobanukirwa filime yacu niho igitangira, ndetse ndabizi neza yuko iragenda ibaryohera uko amasaha agenda yicuma. Barakwereka umusore yarabizanye arangije aravuga ati Mr. Show, ati rwose hano, ati Sharon yari yaguteguriye ibyo kurya. Umusore arangije avuga ati bishyira aho ngaho, ati rwose ndaza kubirebaho ninumva nshonje. Barakwereka umusore yarakomeje akurikirana akazi ke hano, areba byose ukuntu byagiye bigenda mu cyumweru, ariko nanone byose uko abirimo akomeza kwibaza atari ko se Sharon ubundi yaba ari mu ntoki. Barakwereka muri ako kanya yahise akurura ibyo kurya bari bamuhaye aho ngaho ngo abigerageze arebe, mureke turebe ese uyu musore nabibona nibura ko bisa nk'ibyo mama wabo yabatekeraga, araza kuba yamenya neza kuri ya Sharon ari we mushiki we. Barakwereka umusore agipfundura yahise abona ibyo kurya birimo aho ngaho, ahita yibuka ubwo mama we yabaga ari kubikora, yibuka ubwo rwose akana aka kahenuri kabaga kamwegereye, ndetse na Sharon ari inyuma ya mama we ari kwitegereza uko mama we abikora. Nyina yaravugaga ati rwose ati utu dukeke ni twiza, ati muzajye muturya mwabana mwe. Kumva Sharon wari uri aho we yaranazikundaga cyane. Barakwereka umusore yarazifashe ngo azigerageze aryeho yumve niba zimeze nk'izo mama we yajyaga batekera. Umusore rwose yarariye ngo yumve ese izi keke zaba zimeze nk'izo mama wacu yadutekeraga. Umusore akiryaho neza aravuze ati mana yanjye, ati zimeze neza nk'izo mama wacu yadutekeraga. Ariko umusore ntago azi ngo ibi biryo ninde wabitetse, kuko ntago azi ko rwose Sharon mu rugo biriwe bamwicisha akazi. Barakwereka Sharon yagarutse aha mu rugo, babakozi bakomeza kugenda bamutoteza, ariko agenda akoropa, amaze gukoropa bahajugunya imyanda, akoropa hakoropye bahajugunya imyanda, ariko Sharon we ntacyo bimubwiye, ati rwose yarakomeje arakora. Abakozi bavuga ati ariko saka gakobwa karakihambiriza, ati hanyuma y'ibyo twagakoreye byose koko ntago karuha ngo kananirwe. Undi mukozi aravuga ati mwihorere wana, ati ibingibi nibyo ari kwigira, ataraza kunanirwa, atari gushaka kwigaragaza nk'aho ari umuntu mwiza kuri Mr. Show, ati ariko ntago biraza kumuhira. Ese umukobwa ibyo ngibyo babimukoresheje inshuro nyinshi, yatangiye kuruha, ariko nyuma y'uko ibyo bidahagije batangiye no kuza kumuhohotera. Umukobwa bamukandagira bavuga ati wagakobwa we, ugomba kwicuza ibyakuzanye muri uru rugo. Umukobwa baramukandagiye cyane baramubabaza, arangije aravuga ati ariko se mwamvuyeho. Ubwo yahise asunika agakobwa kari kamukandagiye, intoki ze barazikomerekeje. Gusaba abakozi mwibuke ko uri yubakuriye ndetse afite n'icyo ahuriyeho na Show mu muryango we wabo, niwe rwose wababwiye kuba bahohotera nde uyu Sharon. Sharon yarababaje ati ariko se ko imirimo yose yanyu nayifashe hano ngo nyikore mugakomeza kuncunaguza, muragira ngo nkore iki kuko? Ati ko nababereye umwana mwiza kubera iki muri kwitwara gutyo. Abakozi bari hano ariko nabo rwose ntago bumva, baravuga ati se ubu ngubu kari kwigira make. Bahise bamufata akiva muri ibyo ngibyo ngo yigendere, baravuga ati wagakobwa urakeye kuri kujya hehe, ati urumva rwose uri umuntu ukomeye ahangaha ku buryo watwigira kuko ushaka, ati we ntago uzigera uba Mistress Show. Barakwereka bahise babona agakufi kameze nk'aka boss wabo, barangije baravuga ati mana yanjye, ati agakufi ka boss wacu Sharon yarakibye. Gusa icyo batazi nuko aba bana bombi bafite udukufi tubiri, ndetse utwo dukufi twegeranije turafatana tukabyara agakufi kamwe. Batangiye kuvuga ati aka gakobwa ni akajura, ati kazanwe hano no kwiba imitungo ya boss wacu, ati none dore kahiriye ku mukufi we. Barakwereka abakobwa bari hano batangiye kurwana na Sharon ngo bakamwake. Sharon nawe umwe muri bamukubise urushyi, arangije aravuga ati ibyo murabibonyera, ati munye ukuntu aka gakobwa kankubise, ati mureke tukigisha isomo, ati n'undi munsi rwose katazongera kutumenyera. Barakwereka abakozi bari hano bahise bataka Sharon, umwe bamusunitse hasi muri ako kanya, avuga ati aka gakobwa mureke tugaha isomo ndetse tukake n'imitungo ya boss katangiye kwiba, ubundi tuze kubyereka boss arahita natwongera umushahara. Barakwereka umukobwa rwose batangiye kumutesha umutwe, batangiye kumufata umukobwa nawe ariko arwana nabo kugira ngo arebe ko batamwaka agakufe ke, kuko nta kintu akunda nk'aka gakufe kubera yuko ariko mama we yamuhaye, ndetse nacyo kinamwibukiraho. Umukobwa yakomeje ateye induru, abakozi bari aho ngaho nabo ntago bumva, bakomeje bamurwanya umukobwa nawe ariko arwana nabo, avuga ati mundekera agakufi. Umwe muri abo ngabo yarakamushikuzije rwose, Sharon bakikamukuraho yahise yumva rwose ameze nk'umuntu uzengereye, yumva atakiri no kumva amajwi yabo, kumva uko bari kumuhohotera. Barakwereka Mr. Show nawe yaraje arababaza ati ariko se murakeka muri gukora ibiki? Bose bahise bikanga.
umukobwa nawe atangira kwiruhutsa ngo naka gakufi kagwa hasi, noneho rekaze turebe Mr. Shaw abone kari agakufi, biraza guhita noneho bimwemeza yuko uyu Sharon ari we mwana bavukana. Gusa Sharon yahise afata agakufi karagahisha, Mr. Shaw ntako yigeze abona. Gusa nibura uyu mukobwa adahita agafata ngo agahishe Mr. Shaw akakabona, bari guhita bamenya yuko ari abavandimwe. Ariko na Sharon ntabwo rwose yigeze abitekereza ko uyu Mr. Shaw yaba ari umuvandimwe we, kabone nubwo abizi ko yitwa Ethan n'umuvandimwe we yaritwaga Ethan. Barakwereka muri ako kanya uyu musore yahise avuga ati mwabakozi mwese, ati ntabwo mwatekereza ibyo mwakoze. Umwe mu bakozi agiye kumubwira ati Sharon yibye umukufi wawe, yabonye rwose boss wabo umukufi wawe ufite ndetse anawambaye, ahita aceceka aravuga ati Sharon yariye, ataravuga ko yari yibye, ahita aceceka. Umusore rwose yaje hano ngo abaze umukobwa niba ameze neza. Umukobwa araje aravuga ati Mr. Shaw, ati ndakwinginze rwose mvaho, ati ntabwo nkeneye kunyigiraho umuntu mwiza, ati hanyuma y'ibibazo wanzanyemo hano mu rugo rwawe. Barakwereka disi hano umukobwa yahagurutse yarakariye Mr. Shaw. Umukobwa aranje aramubaza ati se ni iyi mpamvu wanzanye hano, n'ubu buryo wagiraga ngo nzabe hano muri uru rugo rwawe? Ati mu by'ukuri nukomeze kunyigiraho umuntu mwiza. Umukobwa disi byari byamubabaje bitewe n'ibintu biriwe bamukura hano muri uru rugo. Umusore nawe disi yatangiye kugira amarangamutima umukobwa, gusa icyo atazi nuko uyu mukobwa afite amarangamutima ari mushiki we nanone yabuze ndetse yaje gushakira he muri uyu mujyi. Barakwereka umukobwa yasubiye mu cyumba cye yarakaye, umusore amukurikiye, umukobwa ahita afungaho. Umusore yakomeje akomanga ahamagara ati Sharon, ati se umeze neza, ati ndakwinginze nyingurira. Gusa disi umukobwa agahinda hano kari kamwishe, ntabwo yari afite uburyo yabwiramo uyu musore, yari afite ikiniga cyinshi cyane bitewe n'ibyo aba bakozi bari biriwe bamubwira, ndetse banamuhohotera bikajya naho bafite agakufe ke yibukira mama we bakagaca, ariko nibura ahangaha nta kagozi kacitse ari buze kugahambira yongera akambara. Umukobwa hano yatangiye guhamagara ati mama, ati Ethan we, ati mu by'ukuri muri hehe, ati ndabakumbuye, ati nibura iyo usamba afite nari kuba mfite uwo ndirira ntabwo nakabaye mbayeho gutya. Gusa icyo atazi nuko Ethan ari guhamagara ari uyu nguyu ndetse ari no mu rugo rwe, atabizi yuko uyu nguyu bari kumwe ari musaza we. Barakwereka umukobwa hano yahise afeintinga arahwira. Barakwereka umusore yagarutse hano arangije aravuga ati buri mukozi wese uzi ko yakoze kuri Sharon, ati rwose bari iminota 3 nakimubona hano. Bose batangiye kugira ubwoba basaba imbabazi, baravuga ati boss, ati rwose turakwinginze, ati tubabarire, ati mu by'ukuri habayemo kutamenya. Umusore arangije arabareba n'umujinya mwinshi, arabitegereza yumva ibyo bari kuvuga byose. Gusa umusore hano yarakaye, arangije aravuga ati ariko se ururimi navuze ntabwo mwese murwumva? Ati navuze ngo bari iminota 3 nta muntu n'umwe mbona hano. Abakozi bari hano basabye imbabazi bavuga ati ariko se, ati Sharon none niwe ugiye gutuma koko twirukana boss, ati turakwinginze mu by'ukuri tubabarire, ati habayeho kutamenya. Gusa umusore uri hano umujinya waramwishe rwose, arahumiriza yumviriza ibyo abakozi bari kumubwira, arangije aravuga ati ntabwo ndi bwongere kubasubiriramo, ati rwose mugende mbabure. Abakozi bari hano rwose ntabwo bari kubyiyumvisha ukuntu urugo bamazemo imyaka y'ubuzima bwabo bose bakuramo umukobwa uje ejo bundi yabirukanisha, mu gihe rwose abandi bakobwa bazaga hano nta gaciro na kamwe bari bafite. Kwa kundi uba umaze igihe kinini ubana n'umuntu kumva atapfa kukwirukana gutyo gusa. Umusore hano yatangiye gutekereza ubona ko ahangayitse. Umukozi arangije amubaza ati ariko se ni Sharon uhangayikiye gutyo? Umusore arangije amubwira ati oya, ati ndi kumva ntameze neza gusa ariko sinzi niba ari Sharon mpangayiki, ati ariko nawe genda ukomeze ukora akazi kawe nagusabye gukora, ati umenyere neza aho mushiki wanjye yaba ari. Umusore nanone akomeje gushakisha nde mushiki we, icyo atazi nuko mushiki we hari uyu nguyu rwose hano bari kubana ndetse bari kuguma bacunaguza batwara nabi. Barakwereka umusore hano yaravuze ati ese ubundi iperereza wakoze ati ryakugejeje kuki kutigeze umpa amakuru? Umusore aranje amubwira ati ndacyabikoraho rwose, ati ndaza kuguha amakuru mu gihe cya vuba. Umusore akiri aho ngaho wa mugore ngo nina ni wategetse abakozi kuba bahohotera Sharon yahise aza hano, aranje avuga ati nakwitabye nyakubahwa. Umusore aramubwira ati mu by'ukuri ntago ari kuri yanakubwiye kuba watwara uriya mukobwa, ati nakubwiye kuba wamuduhana dutoya duciriritse, ati ntabwo nakubwiye ngo ubwire abakobwa bamukorere biriya. Umukozi agiye gusaba imbabazi Mr. Shaw yahise amubwira ati nta bintu byinshi uri buze kumbwira, ati nizere ko biriya nibiba uzibwiriza ugahita usanga mama, ntabwo ngiye nawe tuzagumana hano. Uze ngo uyu mukozi n'ubundi asanzwe abana nawe na mama we. Umusore yakomeje yicaye hano atekereza ati sinzi impamvu mumeje za kwiyumvisha nkaho uriya mukobwa rwose ari ikintu duhuriyeho, ashobora kuba ari we Sharon wanjye nabuze. Umusore ariko akomeza yibukana Sharon wari ukiri muto bakiri abana bakina. Yakomeje abwira uyu mukozi we ati ukomeze rwose unkorere iperereza vuba, ati ndarambiye kuba nategereza. Muri ako kanya rwose umukozi mu basigaye yahise avuga ati nyakubahwa,
ati rwose Mistress Sharon, ati rwose dusanze hariya mu cyumba yafentinze atameze nabi. Umusore yaje yirukanka asanga rwose umukobwa ari hano ameze nabi ndetse afite umuriro mwinshi cyane. Umukobwa yari ari hano rwose adashoboye no kuvuga ariko ari guhumeka nk'umuntu urwaye ndetse unarembye. Umusore yahise avuga ati muhamagara umuganga. Barangije baramubwira ati umuganga wa hano rwose yagiye, ati yatembereye nawe uri hano mu ngo nk'izi z'abakire baba bafite n'abaganga babo mu rugo. Barakwereka umusore yahise aterura umukobwa ngo amwirukankana amujyane kwa muganga. Abandi bakozi bari hano rwose barebye uburyo Mr. Shaw ari kwitwara barumirwa ubona yuko bagize n'ubwoba. Barakwereka muri ako kanya umukozi yahise abwira mugenzi we atari ko se kuva ryari Mr. Shaw yitwara kuriya ku mukobwa rwose abonye ako kanya. Undi mukozi arangije aramubwira ati none se ubundi uzi ko byatumye yirukana abakozi bose bari barwanye nawe, ati rwose natwe dusigaye uriya mukobwa tugomba kumwitwaraho neza, ati kubera yuko nabonye yuko Mr. Shaw amukunda kandi cyane, ati kandi numvise banavuga yuko atakeka yuko ashobora kuba ari we Sharon wo mu muryango w'iwabo yaje gushaka. Namwe amagambo y'abakozi murayaza ahangaha rwose aba yabaye menshi cyane. Barakwereka feri ya mbere umukobwa bamuzanye hano mu bitaro. Umusore yababaye cyane yitegereza umukobwa uburyo ameze. Muganga yaramubwiye ati uyu mukobwa ati rwose indwara yikomeje kuzamuka, ati hahantu yakomeretse ku mavi, ati rwose hajemo infection, ati ntago bigeze bahavura neza, ati rero ugomba kumwitaho, gendaza kugaruka nyuma y'amasaha 28, ubwo ngubwo ni nyuma y'umunsi. Umusore rwose yakomeje hano ategereje yitegereza umukobwa. Umusore nawe yakomeje yiyumvamo yuko uyu mukobwa ashobora kuba hari ikintu bahuriyeho, ari kwibaza impamvu ari kumukunda cyangwa se amwitayeho nawe byamucanze. Namwe murabizi abantu bafite icyo bapfana cyangwa bafite icyo bahuriyeho amaraso yabo arakururana. Barakwereka aho ngaho umukobwa arwariye rwose bashyizeho n'abarinzi ko no umukobwa wo mu bakire rwose agomba kurindwa kugira hatagira n'umuntu uba waza akamusagarira cyangwa se abanyamakuru. Barakwereka wa mukobwa uri kumwe n'ababyeyi be ubwo Mr. Shaw yasaga nk'uwasinze agatwarwa na Sharon mu cyumba cye. Yagarutse hano wibuke ko uyu nguyu ari we wari wabipanze, ikarangira imipangu yipfuye, ikarangira Sharon amutwaye umusore kandi ari we wamushakaga. Umukobwa yagarutse hano kureba Sharon aho arwariye, aravuga ati gute Mr. Shaw yaza ateruye Sharon aje kumuvuza muri ibi bitaro, ataka agakobwa imipangu yanjye yose karayibye neza neza. Umukobwa yaraje hano rwose aho Sharon asinziriye, araje aramwitegereza aravuga ati wagakobwa we, ati ibyo bintu uri gukora ntago natuma biguhira. Barakwereka yahise afata amazi araho ahita yamena ku mukobwa kandi umukobwa uri hano ararembye ameze nabi. Ubwo umukobwa yahise akanguka araje aravuga ati ariko se wowe ni ibiki kurimo kunkangura umenaho amazi, ni iki nagukoze? Umukobwa uri hano yaravuze ati ati ni iki wankoze? Ati rwose ndabyumva uri kwigira nkaho nta kintu na kimuzi, atari kurabizi ibyo wakoze. Sharon yaratunguwe rwose ari kubona abantu bose bamuhora ubusa hano bamuzira atazi icyo bamuhora. Umukobwa yaravuze ati wagakobwa turi akanyamitwe, ati gute nyuma y'iki gihe cyose nakipangira imipangu, ati narinzi ko Mr. Shaw uriya munsi ari buze kuba wanjye, ati ndetse narinzi ko ari ngiye bari buze kudusangana bikarangira mbaye girlfriend we, none wanyibiye umusore. Umukobwa aranje aravuga ati ariko ibyo ngibyo nge nabyo nakoze, ati nta kintu na kimwe nigeze mpanga rwose nge wanyibeshyeho, kandi koko twe turabizi umukobwa ibintu byabaye nk'impanuka nta kintu na kimwe yari yapanze. Agakobwa kari hano karavuze ati urumva ari gute nakumva, ati udukobwa tumeze nkawe twiba abagabo b'abandi, ati umuntu abagomba kuduhana. Barakwereka umukobwa yatangiye kurwanya Sharon kagakufe kegeta kamucika kagwa hasi aho ngaho ku buriri. Barakwereka wa mugore ngo ni nani ukora kwa Mr. Shaw, wibuke ko bamuhaye gasopo kagomba kwita kuri Sharon. Yaje hano rwose asanga agakobwa mwimbiri kari kurwana na Sharon kandi Sharon ararembye ameze nabi. Sharon yahise yikubita hasi atangira gutaka asaba ubufasha. Agakobwa kari hano gamukurura imitsatsi namuho na nyeya kamufitiye, kavuga ati wagakobwa ngomba kuguha isomo, n'undi munsi ntuzajye wiba abagabo b'abantu. Barakwerekana ni yaje hano araje aravuga ati wagakobwa we urakiye kuri mubiki, ati reka Sharon wenyine yaravuye kumuhahira imbuto nk'umuntu urwaye nyine. Uyu nawe bamuhaye gasopo yuko agomba kwita kuri Sharon. Barakwereka umugore yahise amubaza ati Sharon umeze neza, kandi wibuke uyu nawe mu kanya rwose yarari kumufata nabi, ariko yamenye yuko nakomeza gufata uyu mukobwa nabi nawe bazamwirukana. Umukobwa aravuze ati rwose ngibyo ibi ntacyo bimbwiye. Barakwereka uyu mugore yahise areba akagakobwa kari hano n'umujinya mwinshi. Sharon araje aravuga ati mu by'ukuri yewe ntago nzi icyo ndi kuzira. Barakwereka uyu mugore ngo ni nani, yahise abwira akagakobwa ati wagakobwa we, ati rwose nitaye ku cyo ushaka hano, ati gira vuba usohoka ngaha, ati ntago wakabaye uri kubangamira Sharon. Agakobwa kari hano n'ubwirasi bwinshi karangije karavuga ati ariko ubundi urakiye kurinde.
umugore uri hano arangije aravuga ati ngende nani, ati anti wa Mr Show. Umugore uri hano arangije araseka cyane ati anti wa Mr Show, ati none se ubundi w'iki ugamije mwura muryango sinyizi, ati wabyemeye nawe hariya ko uri gushaka amafaranga, kari amafaranga uba ukurikiye ku muryango wa Mr Show, ati ariko ngiye buriya tunagiranye deal nziza, ati ayo mafaranga rwose baguha nayagukubira kangahe ukagira akantu k'agafevu nkorera, ati rwose nanjye amafaranga si ibyo mbuze, ati ariko ndaza kuguha buri kimwe cyose ushaka, aka gakobwa ngo ni Sharon, ati rwose ube wakagendaho, ati utangire ugakorera ibyo ndajya nkusaba byose. Yahise akorera rwose ikarita hano yuzuyeho amafaranga, arangije yereka umugore kuma umugore bakiri kumusaba ibyo ngibyo. Yarebye ku ruhande abona Mr Show araje, atangira kuganira n'uyu mukobwa amujijisha kugira ngo Mr Show amenye uyu mukobwa uwo ari we. Arangije aravuga ati none se ubwo ni ibiki ushaka ko nkukorera? Umukobwa uri hano arangije aravuga ati ngewe ndaguha miliyoni 10, ati ubundi rwose uzakora ibishoboka byose Mr Show abona uburyo aka gakobwa ka Sharon ari akagome ndetse ari n'akana kabi, ati nibiba ngombwa rega ayo mafaranga nayakuba inshuro zose ushaka aka gakobwa ukanakica. Ubwo yari ari kubibwira uyu umugore nawe akica akajisha akareba hirya, kumbe Mr Show nawe yaje arafungura ari kumva iby'aka gakobwa kari kuvuga byose. Agakobwa karanje karavuga ati none se ako ga service ngusabye sikoroshye se wakankorera? Kumbe Mr Show nyuma yo kumva ku gakobwa ibyo kari kuvuga yahise azaranje aravuga turakiye kuri gupanga ibiki. Agakobwa kaza kiruka kipfushagiza ati Mr Show, umusore atavuga ati ndekura rwose, ati wagakobwa nkawe nta n'ikintu nakavuganye nawe. Agakobwa hano byaragacanze kari kamaze kugaragara. Sharon nawe yarari hano rwose yaguwe. Umusore akomeza kubyitegereza abona ko uyu mukobwa azahababarira. Uyu mugore nawe uri hano yahise yiregura rwose aravuga ati Mr Show, ngiye rwose Sharon nsanze uriya mukobwa mumereye nabi, ati nakosa na rimwe hano nigeze nkora, ati nasanze uriya mukobwa arimo kurwanya Sharon. Uyu musore yitegereje agakobwa karanje karavuga ati rwose Mr Show, ati byose nabikoze kubera yuko nkukunda, ati rwose ndakwinginze, ati reka ngiye nawe tube couple, ati subizi ko nkukunda guhera na kera. Mr Show arangije aravuga ati wagakobwa ende kurira ipantaro utanayanduza ahubwo. Arakwereka yahise umusore uri hano yahise avuga ati aka gakobwa ni gasohoke vuba cyangwa se mamagara abarinzi babe bagasohora nabi. Agakobwa kari hano kumvise ibyako bikarangiriyeho, kabonye umusore kashakaga gutsindira birangiye akavumbuye. Barakwereka hano rwose umusore yitegereje Sharon abona uburyo Sharon aba yarenganye, arangije buri cyo yamubwira neza. Yarodura umukobwa yarwaye kubera uyu musore, none dore na hano rwose mu bitaro bari bamumereye nabi. Umusore arangije aravuga ati mu by'ukuri Sharon, ati nkomeza gutuma uhura n'ibizazane byinshi, atumba barire. Umukobwa arangije aravuga ati ngewe ibi ngibi ndabimenyereye rega, kubabara ndabimenyereye ni ibintu bimbaho buri munsi, ati cyane noneho aho nagiranye ari amasezerano nawe, ati ariko ndashaka kukubwira yuko ati rwose ari amasezerano twagiranye, ati reka arangire njye gusubira kubaho mu buzima bwanjye, ati sinkeneye na rimwe gukomeza kwigira nkaho ndi girlfriend wawe, ati rwose ndabona nazabiburiramo n'ubuzima bwanjye, ati ikindi kandi umbabarire ndetse n'amafaranga wari kuzama uyihorere nayo nkeneye. Umukobwa disi yari yababaye byamurenze nyuma yuko aje muri urugo rw'uyu musore bamugirira nabi, bamukoresha ibintu byinshi, none n'abakobwa bakunda uyu musore bose batangiye kumugendaho bamupangira kuba bamwicisha, kandi uyu mukobwa we n'uwo mu bakene disi nta kintu na kimwe afite yakora abo bantu. Uyu mugore ngo ni nani anti wa Mr Show nawe yarabirebye disi abona nubwo kari agakobwa yakangaga ari akana keza. Sharon yaragiye ariko adashoboye rwose kuba yakitwara agenda agwa hasi, ariko yiyamye uyu musore ko atagomba kongera kumwegera ariho kumuteza ibibazo byinshi, agomba kumureka akabaho ubuzima bwe wenyine. Umusore disi yabonaga umukobwa agenda asa nk'ugiye kugwa hasi akumva yajya kumusama, ariko akabura uko abigenza kuko umukobwa uri hariya yamwiyamye. Barakwereka umusore nawe yahise acika intege yibaza icyo agiye gukorera uriya mukobwa kiramuyobera. Barakwereka umugore uri hano ngo ni nani, yaravuze ati mu by'ukuri Mr Show, ati uriya mukobwa ngo ni Sharon agira umutima mwiza aho mu minsi mike maranye nawe, ati ngiye maze kubibona yuko atandukanye n'abandi bakobwa bose wigeze uhura nabo. Umusore uri hano nawe intekerezo ze zagiye kure, arimo kumva ibyo umugore ari kumubwira ndetse agatekereza no ku mukobwa. Mr Show arangije aravuga ati none se ubu ngubu nkora iki? Barakwereka muri ako kanya aho ngaho hari kagakufe ka Sharon yakataye, ariko Mr Show ntarakabona. Mr Show yabwiye umugore ngo ni nani, aravuga ati byihorere ubwo niba ahisemo gutaha, ati rwose ndaza gushaka icyo mbikoraho, ati ariko ndabanza nekereze neza. Umusore rwose yasigaye hano byamucanze yibaza uriya mwana w'umukobwa rwose ugiye ababaye kuriya, yibaza ati ese ubundi ari buze kwishyitsa mu rugo. Barakwereka yarebye hano ku ruhande mu kureba yahise atungurwa cyane kubona agakufe kameze nka kakandi ke Sharon yakahataye. Umusore yarakabonye rwose aratungurwa cyane, yahise yemera neza noneho yuko Sharon ari mushiki we nta gushidikanya.
Umusore nta gutindiganya yahise akurayo agakufe kiwe ngo aduhuze arebe ko twifomingamo agakufe kamwe. Mu kubihuza rwose udukufe twahise twikoramo agakufe kamwe kuzuye. Bivuze ngo umubyeyi wabo buri mwana yari yaragiye amuha igice n'undi amuha igice, ku buryo utwo dukufe niduhura tuzavamo agakufe kamwe. Umusore yaravuze ati gute nyuma y'iki gihe cyose? Ati wari mushiki wanjye nigeze menya koko? Ati bakakubabaza bigeze aha ngaha? Ati nari narabiketse. Ati Sharon sho? Ati rwose ni Sharon mushiki wanjye nari narabuze. Umusore amaze kumenya yuko umukobwa ari mushiki we, hanyuma y'ibintu byose bamaze gucanamo, nta gutindiganya umusore rwose barakwereka wa mukozi we nawe yaje yirukanka avuga ati Mr. Show, ati rwose amakuru twayamenye yuko uriya Sharon mubana, ati niwe mushiki wawe. Ati ubwo rwose mama wawe yamutangaga kugira ngo n'amafaranga yo kukuvuza. Ati umuryango wo kwa ba Brave nibo bamutwaye, nibwo bahise bamuhindurira izina bamwita Sharon Brave. Ati ikindi kandi bakimara kubyara abana babo b'impanga, Sharon bahise bamujugunya ku mukecuru wabo ngo ari uzamwitaho, bamwikuraho guhera ubwo. Umusore arangije aravuga ati ariko se kubera icyo ayo makuru kari kose? Ati mutayazanye? Ati mushiki wanjye nk'ubu hagize ikimubaho byagenda bite? Wibuka umukobwa yemeye gutaha narembye, ariko umusore uri hano ngo ni Mr. Show amaze kumenya yuko umukobwa ari mushiki we, hanyuma y'ibintu byose bari bamaze gucanamo. Ariko nanone uyu musore yari asanzwe abikiga. Barakwereka umukobwa we nta kintu na kimwe aramenya, yaratashye n'agahinda kenshi ndetse n'uburwayi. Mu kugera iwabo asanga bahafunze, bashyizeho ibyuma rwose kuri serire, nta buryo yabona afungura. Wibuka ko inzu y'iwabo Henry niwe wayitsindiye, ubu ngubu ntabwo ikiri iy'iwabo habe na rimwe. Umukobwa yakomeje akomanga urugi avuga ati ariko se mwanyinguriye ni bande bari muri iyi nzu? Ese umukecuru wabaga aha ngaha we yaba yaragiye he? Mukurikire muragenda musobanukirwa akantu ku kandi, mwibutsa gukanda subscribe utarayikanda kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Barakwereka umukobwa hano rwose yarakumanza abonye nta muntu umukinguriye, kandi nanone wibuke ko yitsibuye kuri Mr. Show yamubwiye ko atagomba kongera ko yagirana amasezerano nawe. Umukobwa rwose yaje hano asanga n'inzu y'iwabo barayitwaye, nta kintu na kimwe ubu ngubu asigaranye. Umukobwa disi yicaye hano arihiba, gusa icyo atazi nuko umusore yamaze kubivumbura, ndetse icyo atazi nuko musaza we yagaragaye, ndetse umusore ari mu nzira aza kumureba. Umukobwa yagumye hano yihebye arimo kurira ahamagara cyane ati Etani, ati na mama, ati kubera iki koko mwanaye? Ati nkaba ndi muri ubu buzima bumeze gutya. Umukobwa disi yatangiye kwibuka ubwo nyina yamusigaga yamuhaye agakufe, arangije amubwira ati mwana wanjye, ati ako gakufe ntuzigere ugira ahantu na hamwe ugashyira, ati kazatuma wongera guhura na musaza wawe. Ati nitubona amafaranga tuzagaruka kukureba. Ko bamubwira musaza we akibuka ubwo we na musaza we bakiri abana rwose birukaga bakina, abwira musaza ati Etani, ati ndakwinginze rwose ntunsige. Umukobwa ari hano ari kurira avuga ati Etani, kubera iki koko wansize ukansiga muri ubu buzima njyenyine yo? Gusa umukobwa icyo atazi nuko musaza we ari kurira ahamagara, musaza we nawe ari kumushaka ameze nabi, ndetse yamaze kubimenya yuko uyu ari we mushiki we, ari mu nzira aje kumureba. Gusa nanone umukobwa ari hano hanze mu mbeho, imbeho iri kumwica imumereye nabi. Umukobwa rwose hano nta n'ikintu na kimwe yitayeho, yatangiye kuvuga ati ubwo ngubwo, ati mushobora kuba mwese mwarapfuye, ati reka nanjye ngume hano nipfire birangira. Umukobwa yakomeje kwiheba, gusa icyo atazi nuko musaza we yamaze kubimenya, ari mu nzira aha ngaha yaje n'umujinya mwinshi rwose, yibaza ibintu byose byagiye biba kuri mushiki we ataramenya ko ari mushiki we. Ese noneho abantu bose bagiriye nabi mushiki we araza kubagenza ate ko yabagiraga kuriya ataramenya ko uriya mukobwa ari mushiki we? Barakwereka umusore yaje hano n'umujinya mwinshi avuga ati nyuma y'iki gihe cyose gute nigeze menya kuri ari mushiki wanjye? Ati wababaraga kuriya mwabura buryo abayeho mwabura buzima. Mureke duhure mu gace gakurikira kangaka ka gatatu. Ndabakunda cyane, bye bye.